twongeye kubiyegereza muri aka kanya bakunzi bamenye Ijambo TV. Tunejejwe no kubana namwe muri aka kanya. Njyewe mwumva uvuga nitwa Sunzu Mugabe Robert. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe ugiye kutuganirira. Reka tumuhe umwanya yivuge. Karibu umukozi w'Imana. Asante. Yesu abamugisha. Amazina ni Dr. Sakindi Claude. Nk'uko bisanzwe nkandi umuyobozi wa Restoration of Carmel Pentecostal Ministries ikorera Kampala, Uganda, Nansana. Tukariho hano tumaze imyaka 10 dukora umurimo w'Imana muri ubwo buryo. Kandi tukadushima Imana ko turi hano nanone kuri Menye Ijambo TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, tugushimye ko nta yindi Mana wanye nawe. Tugiye neza udufashe turengere abatureba bose n'abadukurikirana, babashe kungukira mu magambo tuvugira imbere yabo kugira ngo abashe kubungura no kububaka, ejo bazahabwe n'ubugingo buhoraho kubw'amagambo meza bumvise. Urakoze Yesu ko ugeze neza, bawo umugisha rero, bagire neza barengere mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tutaratangira wenda twasaba mwebwe abadukurikiranye kugira ngo mukomeze gukora subscribe. Ikindi ubutumwa bwiza buvugirwa ngaha twagusaba kubusharinga ukabugeza no ku bandi bantu nabo bakabwumva. Yesu abaho umugisha. Murakoze. Arakoze umukozi w'Imana. Abigenje neza. Ubutumwa ntibugomba kwihereranwa natwe ubwacu, ahubwo tugomba kubusangiza n'abandi bose. Nimwe no muri inzira duciyemo kugira ngo tujye kuri iyi platform tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero iyo subscribe irakenewe, share na comment aho hasi. Uhakanze biba byiza cyane, ukagira n'undi nawe ugira ufasha ukamukura mu rujijo. Murakoze. Reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mukozi w'Imana, karibu. Uko twatangiye tukwegereza n'ubundi dukomeje kukwegereza kugira ngo udusobanurire turusheho kumenya kuri bimwe mu byo tutazi. Ushobora kuba ufiteho ubumenyi uturushije, nkuko mwabihuguriwe imyaka myinshi n'amashuri mwize n'umurimo mukora w'ubukozi bw'Imana urabibemerera. Icyo twatekerejeho kubabaza mudusobanurire, twatekereje kubabaza agakiza ni iki? Agakiza ni iki? Icyo nicyo nubwo ibishami cyangwa ariko agakiza ni iki? Dusobanura, turashaka kumenya agakiza ni iki. Murakoze umwanya n'ubwanyu. Yesu abamugisha. Mu by'ukuri nk'uko umukozi w'Imana cyangwa se inshuti yanjye Sunzu bitubwiye, nangwa se abajije ikibazo nibyo abantu bakunze kwibaza agakiza ni iki. Ijambo agakiza ni ijambo rinini, ni ijambo rinini ryagutse kubera yuko mu ndimi zacu zisanzwe twarivuga. Kugira ngo tuze kuryumva munsi yo mu mwuka, reka tubanze kureba mu buryo busanzwe icyo bisobanuye agakiza. Agakiza ni ukuvuga ngo gukira. Agakiza ni ijambo riva mu gukira. Noneho gukira ni iki? Ariko bitari agakiza, bitari ugukira kw'indwara. Mu Cyongereza iyo tuvuze healing uvuze gukira indwara, ariko tuvuze save uvuze gukira ubaye usavayivinga ku kintu cyenda kukwica. Hari ikintu cyenda kukwica, noneho ugeze gutya ageze impamvu zituma ugikira ukiza ubuzima. Ukuvuga ngo wari ugiye gupfa wenda wishwe n'imodoka, noneho umuntu arangije afata feri, ariko haburagaho gatoya kugira ngo ihirime mugwe. Hari uburyo umuntu ashobora, imodoka ishobora guhirima abandi bagapfa, ukavamo nangwa bakavamo abantu batanu. Barya abantu babaye saved by
noneho icyo nicyo bita gukira, bitari healing ahubwo byo gukira bitewe n'ikibazo cyenda aho kwica. Umuntu bamukatirirwa gupfa, yarangiza umunsi bari mu murase, hakabaho impamvu zituma perezida ashobora kumubwira ati ntabwo ugipfuye, ubwo wabaye saved. Nuko nguko gukira ni ukuvuga ngo hari ikintu cyenda gutwara ubuzima, noneho haba impamvu zituma ubuzima butagenda kirabucungura. Harimo amagambo menshi twakoresha, ushobora gucungurwa kubera runaka, ushobora kuba rugiye gupfa abantu bagatanga amafaranga runaka n'igiciro runaka bakishyura wenda ukwica ntabakikwishe, you are saved. Mu Kinyarwanda biratandukanye, nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu bashobora kutabyumva neza, kuko ijambo gukira mu Kinyarwanda ushobora kuba ukize, icyo twita mu Cyongereza prosperity. Umuntu ashobora prosperity ushobora kubyita gukira mu Kinyarwanda. Healing byaba gukira, no kuvuga ngo no gukira ibyaha nabyo ni ugukira. No kuvuga ngo mu Kinyarwanda iryo jambo gukira rifite ibindi byinshi, ariko mu Cyongereza to be saved no kuvuga ngo ni ibintu byari bitwaye ubuzima, noneho birangije haboneka impamvu zagarura ni wapfa, niyo bita saved. Bitandukanye na prosper, bigatandukana na healing, ndetse wenda n'ayandi magambo menshi twagenda tubona. Gukira rero ni ukuba hari ikintu cyakigiye kukwica, cyarangiranye hakaba ibitangwa impamvu iboneka runaka ishobora gutuma noneho utagipfuye, ubwo baye saved. Ukiraho ni gute twahuza ko kuba saved, ako gakiza dusobanuriye ko gukiza amagara, ni gute twabihuza n'agakiza Kristo yatuzaniye? Noneho rero niyo byabindi twavuze nyine ko mu ndimi zacu bishobora kuba ari inkene, ariko mu buryo busanzwe iyo somye mu Efeso ibice 2, Pawulo yandikira Efeso yavuze mwebwe mw'abanyamahanga mwari mupfuye muzize ibicumuro. No kuvuga ngo mu isi y'umwuka Adamu akimara gukora icyaha, kuko mbere yuko akora icyaha yari yarabwiwe ngo hari igiti ntuzakiryeho, umunsi wakiriyeho no gupfuza. None Adamu arangije ajya ku giti, nyuma yo kurya ku giti iminizi yarapfuye. Ntabwo yapfuye physical, yapfuye spiritual. Ijambo gupfa mu gihe burayo risobanuye gutandukana, separate, ni separation, gutandukana. Noneho hari impfu eshatu, hari urupfu rw'umubiri, ariko ku Mana uwo muntu upfuye ku mubiri aba atarapfa ku Mana, kuko aba ataratandukana nayo. Noneho hari urupfu rw'icyaha bwo mu mwuka, hari n'urupfu rw'iteka. Noneho umuntu yahise apfa mu buryo bw'ubugingo, umuntu yahise apfa mu buryo bw'ubugingo. Noneho umuntu abatandukanye n'Imana. Aho umuntu yahuraga n'Imana yarahamwirukanye, yarahoraga no muri Edeni yamwirukana kure. Edeni yishyiraho abarinzi. Ibyo bisobanuye ko umuntu atandukanye n'Imana. Adamu yahise apfa mu mwuka. Noneho rero ubwo hari hakeneye impamvu zituma yakizwa. Niyo hamanze habaye isezerano mu Itangiriro 3:15 avuga ngo urubyaro rw'umugore ruzabukandagira umutwe, bibwirwa Satani narwo ruzabukandagira agatsitsiro. Byagaragazaga yuko igihe kizagera umuntu akongera gukizwa. N'isezerano ryo gukizwa ryari rigiyeho rigaragaza ko igihe kimwe umuntu azakizwa, ariko akijwe na rwa rubyaro rw'umugore. Inzoka yagize uruhare mu koshya umuntu no kumutandukanya n'Imana, ariyo Shitani. Noneho Shitani watandukanije umuntu n'Imana, nawe yahise ahabwa igihano yuko uzakomoka kuri wa wundi woheje, ari wa nanone uzazana kagakiza. Kuko Satani yagomba gukandagirwa umutwe, kandi bigaragara ko umutwe ari bwo buzima. Satani rero yagombaga gukandagirwa umutwe na Yesu Kristo ku musaraba. Ari nayo mpamvu muri Yohana 1:3 avuga ngo yerekane gukuraho ibyaha n'ubwo ibyaha bitari bimurimo. Aho rero Yesu niwe waje gukiza umuntu wari upfiriye mu byaha, wari waratandukanye n'Imana. Noneho Yesu agarukana kuduhuza n'Imana. Nicyo rero agakiza, nicyo agakiza gasobanuye. Nicyo mu mwuka niho dukirira. Iyo twizeye Kristo duhuzwa n'Imana. Imana yatureka tureba muri Edeni nk'uko yarebaga Adamu wa kera. Bivuze ngo umuntu nta muntu ukizwa atakoze icyaha. Umuntu arabanza agacumura akabona gukizwa. Oya,
umuntu ni umunyabyaha kuva abayeho. Y'intangangabo n'intangangore bihuye, icyaha umuntu atangiye kuremwa cyagiye umuntu akiri mu nda ya nyina, ubwo aba abaye umunyabyaha. Kuko nyuma y'uko Adamu yacumuye ntabwo umuntu aba umunyabyaha kuko yabikoze, ahubwo umuntu afite kamere DNA ye ubwayo ukiri mu nda aba ari umunyabyaha. Noneho rero umuntu wese arakwiye gucungurwa kuko ntabwo turi abanyabyaha nyuma yo kubikora. Ibyaha dukora ni result y'iki turimo, kuko umuntu muri we harimo ibyaha, aremewe n'inkomoko yacu n'icyaha. Umuntu aremewe icyaha. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo naremanywe gukiranirwa kandi mu byaha mama nimwe yambyaye. Mbere y'uko avuka aremwe nimwe yaremanywe gukiranirwa, noneho mu byaha nyina arahamubyarira. Rero Dawudi agaragaza ko ari umunyabyaha by nature. Ntabwo turi abanyabyaha by doing, turi abanyabyaha by nature. Then iyo nature y'icyaha niyo influencinga, ihatira umuntu gukora ibyaha. Ntabwo ari icyaha kiva inyuma, ahubwo ni icyaha kiba mu muntu. Umuntu icyaha kimubamo imbere, noneho icyo cyaha kibamo imbere nicyo kimusunika gukora ibyaha bigaragara. Murakoze. Noneho nyuma yo kuba watahura ko gukizwa guhari, ese ni iki cyatugaragaza nk'abakijijwe, ni iki cyagaragariza umuntu ko, cyangwa se cyagaragariza mu ruhame umuntu ko bakavuga ngo uyu muntu afite agakiza, arakijijwe? Icyambere aho umuntu yakizwa ate? Noneho ibyagaragaza gukizwa kwe n'ibihe. Gukizwa ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mbere y'uko Yesu agaragara, Imana yashyizeho uburyo bwo gukizwa, bwo kubabarirwa ibyaha, ariko bitavaho burundu kuko imbaraga zivanaho icyaha zitarabaho. Noneho mu isezerano rya kera Imana yashyizeho uburyo temporary bw'umuntu kubabarirwa, bwari temporary kuko ayo maraso yatangwaga. Adamu yarapfuye, amen. Adamu yaracumuye, amaze gucumura hamenwa amaraso kugira ngo umuntu abashe kubabarirwa. Noneho ibitambo byatanzwe imyaka igeze mu 4,000 kugira bitegereje kugira ngo azaze ukuraho ibyaha. Muri Zaburi harimo umurongo utubwira ngo hahirwa umuntu, hari umuntu ahirwa acumura bye ibyaha bye bigatwikirwa. Ibyo bisobanura ko mu isezerano rya kera ibyaha ntibyakurwagaho, byaratwikirwaga. Ibicumuro byo bikababarirwa ariko ibyaha bigatwikirwa. Ariko Yohana arimo kuza, arimo gutangaza abonye Yesu, yavuze ngo nguri imwe n'intama w'Imana ukuraho ibyaha byari mu isi. Yohana rero niwe ufite Yesu niwe ufite ubushobozi bukuraho ibyaha. Nk'uko Yohana nanone wa mbere ibice 3 uhereye nko ku murongo wa 4 atubwira ngo werekane gukuraho ibyaha nubwo nta cyaha cyakimara. None ukuvuga ngo dukizwa twizeye Yesu Kristo. Iyo tumaze kumwemera no kumwakira tubarwaho gukiranuka, kubarwaho gukiranuka. Noneho nyuma yo kubarwaho gukiranuka, Imana idusaba kwera imbuto, ari nabyo warumbajije. Ubwo bigaragarira mu mbuto z'umwuka. Ntabwo gukizwa bigaragazwa n'impano. Imbuto z'umwuka zabiziye. Ntabwo gukizwa bigaragazwa n'impano, ntabwo gukizwa bigaragazwa nuko umuntu yahanuye, ntabwo umuntu gukizwa bigaragazwa nuko umuntu yakoze ibindi bikorwa, yewe se nuko wasenze cyane. Aho gukizwa bigaragazwa n'impano. Kuko gusenga byo abantu barasenze, wasenga nk'umusilamu ahagarika imodoka akajya ku muhanda agasenga. Abanyamadini barasenga. Dufite n'abantu bayobye baba mu masengesho, ndetse dufite n'ababa ku nsozi barayobye, aba ku rusozi iwe atakiboneka. Dufite n'abantu basenye ingo kubera gusenga. Urumva gusenga nta imbuto z'umwuka ni mu hagati ya 5-22 zagaragaramo imbuto 9. Izo ngizo iyo wazeze ubukishijwe, kuko utakijwe ntushobora kuzera. Ugomba kugira urukundo, ukagira kwizera, ukagira amahoro, ukajya kugwa neza, ukajya kwirinda n'izindi zigira 9. Izo yuzi ifite yuzera nizo mbere, ariko ntabwo ari uko bifite ko ibyo hari n'umuntu ushobora kuba bifite atarakizwa, uwo ntabwo abakijijwe. Ibyo ngibyo bisabwa kugira ngo bifite result yo kwizera Yesu Kristo. First you believe Jesus. Yesu ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Wamara kwizera Yesu umwami n'umukiza, none ukabona ko imbuto. Kuko hari abantu bafite urukundo ariko badakijwe, ntabwo bazajya mu ijuru ko bafite urukundo.
urukundo ruvugwa nuko mbere na mbere wamenye Kristo wakunze Imana. Iyo ukunda abantu ibyo ngibyo bigaragaza ko ufite urukundo, ariko urukundo ukunda abantu, ariko itegeko ryo amategeko avuga kunda Imana yawe n'ubwenge bwawe n'imbaga zawe n'ubwenge bwawe, niyo fast. None ukunde mugenzi wawe n'amategeko abiri. None iyo umuntu akunda bagenzi be anatanga n'ibye ariko atarakunda Imana, biragaragaza yuko ibyakora ari ibinyamubiri, ntabwo ari anabifite. First you love God, kandi gukunda Imana ni ukwemera uwo yatumye, ni ukwemera Yesu Kristo. Iyo wemeye Yesu Kristo ukamwakira mu mutima wawe, ukamwizera nk'umwami n'umukiza, ukemera igitambo cyatambwe ku musaraba cy'amaraso ya Kristo, icyo gihe ubarwaho gukiranuka. None wageze ugakunda abantu. None agakiza rero umuntu nakizwa kugira ngo bimurebeho nuko azera imbuto z'umwuka, si impano z'umwuka ahubwo ni imbuto z'umwuka, izo ngizi cyera. So murakoze ndibwira ko abantu hari icyo basobanukiwe ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo tuvuze izi mbuto z'umwuka, izi mbuto z'umwuka zitandukanira he n'impano tugira? Yes. Imbuto z'umwuka aho zitandukanira n'impano ni habiri. Mvuge hamwe hakomeye. Nuko imbuto z'umwuka nta ruhare zigiramo, kandi aritwe tuzera. Amine. Impano z'umwuka nta ruhare zigiramo, kandi aritwe tuzikoresha. Ntabwo ariwe zikoresha. Impano z'umwuka ni iz'umwuka, ni impano z'umwuka. Umwuka araziduha kugira ngo tuzikoreshe. Umwuka akorera muri wowe nta ruhare ubifitemo, ni ukwemera gusa gukorana n'umwuka agakora muri wowe, ukaba ofisi y'umwuka. None imbuto z'umwuka ni wowe uzera. None niryo rya jambo Pawulo yavuze ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri. Yes. None imbuto z'umwuka niba ari ukwirinda ni wowe wirinda, niba ari ukwihangana ni wowe wihangana wowe, nta wundi ubigukorera ni wowe ubyikorera. Niba ari ugukunda ni wowe ukunda wowe, ntabwo ari umwuka ukundira umuntu muri wowe, ni wowe ukunda wowe sunzu. Niba ari ukwihangana ni wowe sunzu uri bufate ingamba zo kwihangana. Niba ari ukugwa neza ni wowe uri bugwa neza. Imbuto z'umwuka ni wowe ubikora, wowe ni ku giti cyawe. Impano z'umwuka ziraza, ni Imana n'iz'Imana n'iz'umwuka. Wowe uri igikoresho, wimuka kaza muri wowe. Ni wowe umwuka uzakaza muri wowe agakoreramo imirimo ye. Wowe ufite uruhare rutoya mu mpano, ni ukwemera gusa kuzikorera gukora, ariko wowe uri nk'igikoresho. Ariko mu mpano si wowe. Niyo mpamvu umwuka warashatse gukiza indwara yakoresha wowe, umuntu akajya agakira indwara, ariko atabishatse ntiyakira. Wanarambikaho ibiganza umuntu ukanamuzunguza ukanamubyinisha ntakira, ariko umwuka yabishaka. Ariko wowe gukunda ubyutse saa 8 wakunda umuntu ukanamutelefone, nta wundi mujya inama ni wowe ubyihitiramo. Naho ngaho impano z'umwuka ari uruhare rwawe, nayo mpamvu ari nacyo kintu gikenewe. Impano z'umwuka, reka ngo urugero, iyo usomye Bibiliya iravuga ngo benshi bazaza imbere yanjye bavuga ngo twavuze mu ndimi, twakoze ibitangaza, twazuye abapfuye, ibimuga byaragenze. Yesu yavuze ko ngo ni benshi bazaza imbere ye bavuga ibyo bintu ko babikoze bahanuye mu izina ryawe. Abavuga ngo nimugende ntabwo mbazi. Bisobanuye ko hari abantu barimo gukora ibitangaza, barimo no guhanura, ariko Imana itabazi. Ariko nta muntu weze imbuto, nta murongo uvuga ngo abeze imbuto z'umwuka wera ngo baraje basubiza inyuma. Icyo cyanditswe n'ikibamo. Abeze imbuto bose bazajya mu ijuru, ariko abahanuye bose ntibazajya mu ijuru. Yego. Urumva ko abitandukanye, kubera yuko impano ni iby'abandi. Ntabwo byagutwara mu ijuru. Imbuto nizo zagutwara mu ijuru. Tuzajyanwa mu ijuru n'imbuto, ntabwo tuzajyanwa mu ijuru n'impano. Naho benshi bazaza babirukana ubwo ko atabaza. Hari abantu murimo kubona uyu munsi bahagurutse ibimuga, azabwira utangara babwira ngo simbaza. Yavuze ko hazaza benshi mu bakora ibyo, ariko ntawe yavuze uzaza weze imbuto ngo azabwira ngo subirayo, ntawe uhari. Ubwo rero imbuto ntaho zitandukaniye n'Imana. Impano ni iz'Imana nyine, umwuka imbuto ni izawe wowe.
nacyo Imana izakubaza ntizakubaza Imana. Urakoze kandi n'abadukurikiye ndibwira ko hari urujijo tuvuyemo twitiranyaga kuko twari twarimitse impano izo dukora duhanura tubwiriza tugira gute tukibwira ko ariyo nzira ariko noneho tumenye ko imbuto arizo ziri important kurenza impano cyane, sibyo? Rero tugomba kwimika gift, tugomba kwimika fruits kuruta gift. Kuko gift fruits nizo tuzabazwa, naho fruits nibyo turagijwe. Gift nibyo nibikorera muri twe ariko ibyacu ni fruits nizo tuzabazwa, nizo tugomba gucunga. Rero mu by'ukuri murakoze, turabashimiye kubw'umwanya mwiza mwaduhaye. Sinzi niba hari irindi jambo watubwira tukabona gusoza. Yesu abaho umugisha abadukurikiye. Ijambo agakiza ni ijambo ryitwa mu Cyongereza, iryo somo ryita soteriology, rigendanye n'inyigisho z'agakiza. Ni ikintu kinini cyane, ni isomo rinini cyane, ni nayo ntego y'agakiza. Izina Yoshua mu Giheburayo risobanuye Yesu. Yesu ubwe risobanuye agakiza. Ni ukuvuga ngo Yesu ni umukiza, niryo zina Yesu ni umukiza. Yesu no mu yandi magambo mu Kinyarwanda bamwita umukiza Kristo. So no kuvuga ngo mu magambo ashaka kuvuga kano kanya nsobanura nuko agakiza gakwiye gukomezwa no guhabwa agaciro no kumenya yuko ariko kazanye Kristo, yaje gushaka no gukiza. Niko yavugiye kwa Zakayo, inaje gushaka no gukiza. No kuvuga iki kintu, iyi topic yitwa agakiza niyo yavanye Kristo mu ijuru, niyo yatumye Imana itegura Bibiliya. Amagambo yabera kuva mu itangiriro kujya mu byahishurwa atwigisha ibigendanye n'agakiza. Yesu amaje kuza twarakize, dukizwa mu buryo bwo mu mwuka, ariko azagaruka kudukiza mu buryo bw'iteka. Namara kugaruka hazabaho agakiza, abakijwe bajyanwa mu ijuru babane n'Uwiteka. Noneho agakiza ni inyigisho ikomeye kandi ikenewe y'abantu dukwiye guhagararaho, kandi agakiza ukakarinda. Abantu benshi bazi ko agakiza katarindwa ariko tuhakarinda. Ko za mbuto z'umwuka wera ni ukugira ngo agakiza, iyo bavuga kwirinda ni ukugira ngo tutakavamo, kuko wakavamo. Kuko mu Galatiya, mu Baheburayo ibice 6:4 habitubwira neza umuntu nagwa agasubira inyuma ntibizashobora kongera gukizwa. Bisobanura ko umuntu ashobora, yaduhaga yatangaga attention abwira abantu yuko bagomba kwirinda kugira ngo batazasubira inyuma bakajya handi badashobora kubabarira. We have to stand firm kugira ngo dushobore gukomeza. Yaravuze ngo ukomeza icyo wahawe, ntabwo bavugaga ibindi. Ibyo mu byahishwe yabango gukomeza icyo wahawe, nta kindi twahawe gifite agaciro mu buzima usibye agakiza. Ahubwo nibyo batubwiraga, nibyo Yohana yabwirwaga. So agakiza rero tugakomeze, tugafate, tukiteho kandi tugaha agaciro. Imana izatwishimira mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Murakoze. Abadukurikiraga turabashimiye, abafashe umwanya wabo badukurikira turabashimiye. Turashimira umukozi w'Imana wemeye kutwitaba, turashimira kameramani wadufashije ubuhanga bw'ibyuma, abo bose bagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kibashe kujya ahagaragara. Imana mu ijuru ibafashe kandi ibagirire neza. Murakoze. Naho ubutaha ntabwo twibagiwe, reka umukozi w'Imana asenge dusoza. Murakoze. Asante Yesu Kristo kwa sababu wewe ni Bwana Mwokozi mkuu maisha yetu. Bariki hawa watu wote ambao wamesikia neno lako, katika jina la Yesu tunakushukuru. Amen. Yesu awabariki. Shalom. Murakoze.